umuntu ku giti cye birashoboka 100%. Mu bitero bigabwe bimeze biti. Ubundi bitero bya Satani biza mu buryo bune. Icyambere ni uguhagarika ubuzima bwawe kugira ngo winube. Kuko nubwo tubeshwaho n'Imana, ariko ibitubeshaho ntabwo ari ijambo gusa. Turanarya, turanywa, turambara, dukeneye kubaho. Agahagarika iterambere ry'ubuzima bwawe. Kabiri, kubika indwara muri wowe. Kuko indwara biri muri kimwe kitubabaza tukinuba Imana, kikababaza umubiri cyane, kigakora no ku butunzi. Ko iyo indwara impamvu ntaho idakora, ikora ku gihe, ikora ku marangamutima, ikora no ku butunzi, kandi byose ikabyangiza no ku mubiri cyane. Ikabyangiza pe rwose. Inshinge, ibinini, niba bagabwiza ukuri, niba hari ibintu bibabaza mu buzima, no kubyukira ku kinini. Ino mu gihe cyose ugerageza gutekereza kuzana gashya, ariko uzikira nk'umuntu nko mu rugo cyane cyane, umudamu akabona ibintu byiza ariko biva mu gakatero kubitira mu kirere. Gusa nkaho uvuga iki? Iyo umaze kumera gutyo buri gihe, muri we hari ikindi kimenyetso kikuzamo, uhora wiyumvira ibintu bibi. Tekereza ibintu bibi gusa. Nta mahirwe mfite, ibisi byanjye, ibi ntibindeba, ibyi ni bya kanaka, se nzagera iriya gute, ibi byarancanze, izi gahunda. Bego ugasanga muri wowe aho kugira ngo ubone icyiza kiri imbere yawe, ahubwo urumva amajwi ngo wicuruza, byihorere, byahire, wijyayo, ubundi aragushakira iki, hakazamo n'idayimoni iteye ubwoba. Ariko ubundi wafunze telefone ukaruhuka, wikureho, wizimye, kugira ngo wa muntu uzanye amahirwe naguhamagara akubure. Ugahita umva ukaywa bareka nanjye nyizimye neza, nshaka ama stress. Tayari Satani yakubonye, wabonetse aho muri ayo masaha wijimije n'umutabazi yari yinjiye iwawe, amahirwe urayabuze. N'ijambo ry'ubwenge naryumva niyo mubwiye araraka. Ariko ikintu kiba gihari ni iki? Ubundi umuntu atagutumiye bigutwaye, hakurinze intambara ngo baramebye, ngo bagize urubanza ntibana. Uko utakwiboha ni nako utakwibohora, uko utakwiroga ni nako utakwirogora. Inzozi zawe reka zibe impamo, nicyo wifuza gikorwe. Ubumwe bw'abera Ministries, aho amateka ahinduka bitewe n'amavuta, maze ubuzima bugahinduka. Turagutangariza ikintu gikomeye: igicaniro kibi cyose gisimburwa n'igicaniro kizima. Ijambo ribi ryose bakuvuzeho rikurwaho n'ijambo rizima, ndetse umuhanuzi mubakurwaho n'umuhanuzi muzima, kandi cyishyize hejuru cyose kimanurwa n'imbaraga z'amavuta. Ubumwe bw'abera Ministries ntabwo ari idini, si itorero rigenda kuba ryo, ahubwo ni ihuriro rya benshi mu kubaka imiryango itandukanye, dusana n'imitima yacu. Bohoka ubohora abandi. Amen. Ikaze nanone ni ku bumwe bw'abera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turagarutse ni muri bya biganiro byacu, ariko bigamije gusenya imbaraga mbi z'abarozi ndetse na Satani uduhiga amanywa nijoro. Ntitugacogore gusenga kugira ngo tutagwa mu moshya. Ni amagambo ya Yesu yavuze. Amazina yanjye ni Jerry, ngo ikaze ku bumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndi kumwe na Mushumba. Mushumba, umeze neza? Ndashima Imana n'abantu bayo bose. Imana ibahamugisha mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Yego, abantu bakomeje kugushimira bati noneho yakomeje gusoma message zacu kandi agenda adusubiza. Turagushimire cyane. Ubwo rero mu bantumye bumve ko ngushimiye, nanjye ndatumitse turagushimiye. Yego, Mushumba, mu bitero tugira umwanzi agenda aturwanya mu mpande zose zitandukanye. Akoresha imiryango, akoresha inshuti, akoresha abantu utamenya, ariko Imana nikibereyeho iduhishurira mu nzozi, nawe ukaduhishurira ubusobanuro bw'izo nzozi, kuko Imana idukunda cyane, igenda itubwirira mu nzozi, kuko twarabibonye. Inzozi ni imwe mu mvugo y'Imana, ibitubwira iti wakwitwara gutya, byagenze gute, kandi nawe warabitubwiye ko ububasha kugira ngo Imana
Imana ibishaka kugira ngo tubeho neza. Iyo twasobanukiwe habanza gusobanukirwa, wamenya ubundi ibindi bikagenda neza. Ariko hari umuntu wibajije ikibazo kimeze gutya, kuko ibitero ngo bijya biba iby'umuryango, nta bimenyetso ngo bigaragaza yuko igitero ya Satani ari kukugabaho ari igitero cyawe wenyine, kitari icy'umuryango muri rusange. Hari ukuntu umuntu aba afite ikigeragezo cye bwite, hakaba n'igihe ikigeragezo kiba ari icya famille, ariko se ikimenyetso cyakwereka ko Satani ari kukurwanya wenyine, adashaka ko umera neza, adashaka ko utera imbere, adashaka ko mbese akagutoranya mu bandi. Abandi baguwe neza, abandi barakora bikemera, abandi muvukana byagenze neza, ariko wowe wenyine ni wowe ari kutotezamo. Muri abo bandi bose ni wowe ashaka. Ibyo bitero hari ukuntu hari ibimenyetso byakwereka ko ari wowe ashaka gusa kugira ngo agusenye. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kuri uwo muntu wabaje ikibazo gutyo. Ubundi nagira ngo tuganire. Yego. Ubundi aricyo twita ibitero by'umuryango. Ibyo bikunze kwataka ababyeyi bigafata abana. Yego. Ariko hirya y'ibitero by'umuryango hari igihe hazaho n'igitero cy'umuntu ku giti cye. Ngira ngo abari murankurikira. Ndakukurikiye cyane. Ni ukuvuga ngo si gitangaza ko iyo ari igitero cy'umuryango ifata umuryango wese. Ariko hakaba n'igihe kubera amahirwe umuntu yavukanye abasha kugira igitero wenyine cy'abadayimoni. Yego. Satani akamwadukira, akamunaniza, yego, ahereye mu bwana bwe. Hari igihe umuntu abaho, muri komantere bazabyandika, umuntu avuka ugira ngo yavutse hari abandi ababihiye. Yego. Ababihiye. Akavukana ubuzima bushaririye, agasazana ubuzima bushaririye. Nka wa muntu wambwiye wiyahuye kandi afite ababyeyi. Yego. Rero si gitangaza ko iyo habaye atake ya famille bayita ngo ni igitero cy'umuryango, bifata papa na mama, ariko bishingiye ku gisekuru. Hakaba n'igihe bishingira ku muntu ku giti cye, umugabo ku giti cye, umugore ku giti cye, umugore ku giti cye, umwana ku giti cye, ariko byose bigambiriye kubasambura no kubasenya no kubatandukanya. Right? Yeah. Aha rero bivuze iki? Umuntu ku giti cye birashoboka 100%. Mu bitero bigabwe bimeze biti. Ubundi bitero bya Satani biza mu buryo bune. Icyambere ni uguhagarika ubuzima bwawe kugira ngo winube. Kuko nubwo tubeshwaho n'Imana, ariko ibitubeshaho ntabwo ari ijambo gusa. Turanarya, turanywa, turambara, dukeneye kubaho. Yego. Agahagarika iterambere ry'ubuzima bwawe. Kabiri, kubika indwara muri wowe, kuko indwara biri muri kimwe kitubabaza tukinuba Imana, kikababaza umubiri cyane, kigakora no ku butunzi. Ko iyo indwara impamvu ntaho idakora, ikora ku gihe, ikora ku marangamutima, ikora no ku butunzi, kandi byose ikabyangiza no ku mubiri cyane. Yego. Ikabyangiza pe rwose. Inshinge, ibinini, niba bagabwiza ukuri, niba hari ibintu bibabaza mu buzima, ni ukubyukira ku kinini cyangwa ukararunyoye ikinini. Yego. Abifata barabyumva. Icya gatatu, famille urimo irakwinuba kuko urayihombya nubwo yaba yakubyaye. Yego. Ariko amafaranga bagutangaho ngo kanaka si yatarwara ntitwari kuzakora ibi, uziko nago umukomerekeje muri indi sansi. Uzarebe hari igihe umuntu arwara, abo bavukana bakageraho bakamwinuba. Urakoze cyane. Bakagenda, uhamagaye akavuga ati ntabwo mbonetse, undi wamukora akavuga ati simpari, undi wamubwira ati nashaka pe igihe nasibiye akazi uyu munsi simboneka. Abantu bakakuvaho, bakakurambirwa. Gatatu urarwe ku famille kuveho. Yego. Yego pe. Muranyuma turi kugenda bakakurambirwa, ariko twe twabona apfuye. Yego. Kandi bakabivuga cyane rwose, si twe twabona apfuye. Icyakane, gustopinga ubuzima bwawe ntibugire aho burenga, guhagarika ubuzima, ikabahagarika indwara irabikora.
Satani aca muri ibyo bintu bine niyo yakoresha inzira imwe gusa iri buguhuze nuko abantu bakuvaho yabikoresha kandi byakugiraho ingaruka. aciye ku ndwara barakuvaho, aciye ku bukene barakuvaho, very easy cyane, yego, aciye ku ntambaro ufite barakuvaho. Ibyo rero birashoboka ko Satani ashobora kwataka umuntu umwe mu muryango. Ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko Satani yatatse wowe ubwawe nk'igitero kikugabweho niyo uhora urota inzozi mbi. Inzozi mbi nazishyize muri kategori imbizi was it okay. Kurota imbwa, usambana, uhinga, urya n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo, urohama mu mazi, ushyingura, ukurikira ihamba n'ibindi twagiye tuvuga. Izo nzozi mbi ukabona nizubamo, ninde uri mu gihuru niwe, ninde uri mu mazi niwe, ninde warose mu mapfuno, urya inyama, ugira gute, kurota urya, byo byose ugasanga ni inzozi mbi. Icya kabiri, kenshi ukumva umutwe ukorosokaho buri kanya. Uvuyeho bigenze bite? Yego, kumva akantu kavuze ngo shwi kagika, hari akantu kavuyeho, akantu kamvaho no kubera iki? Guhorana umutwe udakira kenshi kandi utazi icyawuteye. Hari abantu barwara umutwe bakenda gusara, barahari, itari migraine. Hari umutwe bita migraine, we gusa akarwara umutwe akawuhata ibinini akabura aho byapfiriye ntubisobanukirwe, wagabwaho ibitero. Cya kindi, guhora wibagirwa, kwibagirwa. kandi Jerry mva kano kantu kumva, ibifite agaciro ukabyibagirwa, ibyaciriritse ukabyibuka, iby'agaciro urabyibagirwa, ibiciriritse ukabyibagirwa, ibyakugirira akamaro urabyibagirwa, ibigutesha agaciro ukabyibuka. Nuvuga ngo ibiri value, ibiremereye ugira gute, ibyahindura ubuzima urabyibagirwa. Ugasanga wibutse nk'umwuka waraye hanze, wibutse nk'icyuma cyazanye mu gise mutanuye, ariko ya appointment iri buguhesha umugisha ukayibagirwa, na ka kazi ukabyibagirwa, kandi ukumva nta mpamvu yo kwisobanura. Ikibazo giteye ubwoba. Iyo umaze kumera gutyo buri gihe, muri wowe hari ikindi kimenyetso kikuzamo, guhora wiyumvira ibintu bibi, tekereza ibintu bibi gusa. Yego, nta mahirwe mfite, ibisi byanjye, ibi ntibindeba, ibyi ni bya kanaka, se nzagera iriya gute, ibi byarancanze, izi gahunda. Mbega ugasanga muri wowe aho kugira ngo ubone icyiza kiri imbere yawe, ahubwo urumva amajwi. Yego, ngo wicuruza, byihorere, byavire, wijyayo, ubundi aragushakira iki, hakazamo n'idayimoni iteye ubwoba. Ariko ubundi wafunze telefone ukaruhuka, uyikureho, uyizimye, kugira ngo wa muntu uzanye amahirwe naguhamagara akubure. Yego, ugahita umva ngo reka nanjye nyizimye neza, sinshaka ama stress. Oya, tayari Satani yakubonye, wabonetse aho muri ayo masaha wijimije nk'umutabazi yari yinjiye iwawe, amahirwe urayabuze. None biragenda bite? Ntabwo akubona, kuko wiyumvira ibintu, wiyumvira gupfakara, kutabyara, ejo bundi njya kubyara umwana azaza afite ubumuga, wabyihorera, wagumaho nifitiye n'ubwoba. Be ugasanga ni wa muntu afite ibyiyumvo n'intekerezo zitamushyira ngo kuko umwami Imana azantabara. Yego, ni wa muntu ufite ibyiyumvo bitamushyira mu rwego rumwicaza kumva ngo reka ngerageze naho Imana yahasanga. Ahubwo yumva ibihombo, yumva uburwayi, yumva gutabwa, yumva kurekwa, yumva kwamburwa ijambo, buri gihe ahora yumva muri we nta cyiza cyamuvaho. Niyo umutumije mu biruka mu intebe y'imbere, aba yumva yayivaho, aba yumva ibyiza bitamukwiriye. Ntabwo ari ibyo, aba yumva yagiye inyuma kure kwihisha ntibazanamubone. Aho hantu rero menya ko wagabweho ibitero bigiye kwinjira mu buzima bwawe. Mwana nyagasani, urimo urankurikira? Ndagukurikiye. Uyu muntu ahita akurikiwe n'ibindi bintu,
no gucika intege mu byo akora byose. kugira ngo yega mushumba we ngo nasenze uburyo bwose ntiyanyumvise se ntabwo ariko se uburyo bwose ngo naho ntagiye akakubwira aho yagiye rwose nawe uburyo bwose yego uno muntu iyo ubwo bwahe ibitero n'abadayimoni yego ucika intege kandi bo ntibacika intege mu kugukagaho kandi bagira ngo urangire baradeployinga mpaka urangiye bashaka kurangira bo ntibacika intege ntibacogora nta bwoba nta gahinda nta icyo bashaka no kurangira kandi nureba nabura narangira koko biragusaba ko ugira za mbaraga yego bakoze cyane uyu muntu uzasanga buri gihe n'akantu gato karamukomeretsa muntu nkurikira ijambo ryumve niba ukomeretswa n'akantu gato kose kabonetse menya neza ko wagabweho ibitero swara umutongana ngo ntibamutumiye mu bukwe cyane rwose abitonganira warakoze kunyibagira ubundi nza byari kumera bite muri gutanga intwererano nase kuba andetse nkayabika bimvunye he hamwe ko kwihoma abantu bawuretse ko uyu muntu wagabweho ibitero akomeretswa n'ubusa n'ijambo ry'ubwenge ntaryumva niyo mubwira araraka ariko ikintu kiba gihari niki ubundi umuntu atagutumiye bigutwaye hakurinze intambara ngo baramebye ngo bagize urubanza ntibantumira ngo ntago mbyumva bikuroze gusinza urimo nakomeretswa n'ubusa cyane n'ubusa pe ubundi ukwimye ibishyimbo bakurinze imyuka y'inyuma myinshi kuko wagabweho ibitero uswa n'umuntu akorera ngo ninjye barebye usanga buri gihe agenda yireba agenda yikeka barebye kandi ntabwo ari barebye ninjye bavuze ngo mwe muramvuga ntabwo umuntu amuvuze ahubwo yabitswemo urwikekwe uno muntu arota inzozi mbi nanazisobanuye ibi byerekana ko umutwe wewe bwenyine muri famille ikindi kuba mu miryango byo wakoze bibemerera ariko wowe icyo ukoze kikaba yego namusubiza gutyo cyane rwose akamenya ko ibintu akwiye kubisobanukirwa ikindi kintu cyerekana ko satani yaguteje icyangiro mu bantu akazana abarozi aho guhemukira ni uburyo iyo uzanye igitekerezo bagikubitira mu kirere nibatuma unagisoza ni hatari gusa nkaho uvuze ikiburiye twagira bagiye kuvuga ibintu bizima abana baragukasa mu rwego hejuru igitekerezo cyawe nta numwe ugiha agaciro bagikubitira mu kirere kandi bazatsindwa mu kana kariya bituwe nuko tutumva bajyana ibigwa ngo bagira yasimwemera nubwo bavuga gutya ngo kandi kariya bitubwiye nuko tutagira gutumva kandi bari ntibakoso n'ubundi bakongera basubira muri ryakoso yego niba ugira ijambo n'igitekerezo ntibagwe umwanya wo kurivuga menya ko bagabweho ibitero igitekerezo ntuhabwe umwanya wo kuvuga ijambo niba uhamagarwa mu byago mu birori ntuhamagarwa menya ko nta gahunda ufite aho hantu yego ko no gushyingura abantu bahita utabatumiye ibaze ko satani ababariza abantu henshi genda gushyira ahantu mu kaguna agakubita bisaba ko nawe uhaguruka ukubita urwana ubundi utegeye amaboko wese akwambika ipingu turwana nyine kubita dayimoni yiserereza yikubita yishyire hasi rero ibi byose tuvuze ino mu gihe cyose ugerageza gutekereza kuzana agashya ariko uzwiye nk'umuntu nko mu rugo cyane cyane umudamu akabona ibintu byiza ariko bivuga agahita bikubitira mu kirere yego gusa nkawe uvuga iki ubwo rero nawe uravuze kandi ubwo nawe uzi ko wakoze ibyiza ushoboye ariko uzi umuntu ukubitira imbaraga zawe mu kirere ubwo rero ngo nawe wagira agashinga yewe tukubona gusuzuguye ko naguciye amazi iyo ubonye bimeze bityo bakugenza gutyo menya ngo wagabwe bitera kuki byaje gutyo nuko uri umuntu ukomeye iyambura icyo kiziriko ubwo uyu nawe arasabwa ikimushumba kuko ugomba kubohoka nabohoke muri mindset ubwo urumva nimba kamfatira urugero ko
abantu babana muri famille hari ibyo wagerageje gukora babikubise hasi kugira ngo nawe wirinde za ntonganya nawe ya myuka mibi yindi. Uyu muntu arasabwa iki ko nawe amaze gusobanukirwa ibintu yabyumvise no kurwana kugera kuko kanyuma karwanisha imbaraga z'amasengesho iz'ibitangaza no guceceka, kandi aho ukwiye guceceka aho kuvuga kandi barazaho kukaniheza bakakubura, ukajyana ugakora ibikorwa byawe. Ibikorwa birabaza mutiri cyane rwose. Iyo ukoze abantu baraza, iyo ukize baraza, iyo ushonje ntibagusanga, iyo ubonye uburyo sinzicyabwira ko wabonye uburyo ukora cyane kandi ushyiriho imbaraga udacogora, kandi ikindi buri gihe ntukajya usangiza amakuru yawe abantu bose. Amakuru yahishe uboneka hari ngombwa bihorere kabisa ko baragutera bavuga nta kizakuvamo, nta muntu murimo, kuba bafite ukuntu bagerekeranya amagambo bakanayadondomekera batikana kandi turashize noneho biraza kumera biti. Aho rero niho umuntu w'Imana yagombye guhagarara agatsindura urugamba akanesha abati ngiye kubitsinda. Ubu niho bigaragara ko uba watatswe zanzo zimbi, kurota nabi, ugoswe n'abantu, guhorana umutwe udakira, guhorana amazi ari cyanyuma buriya kimereka ko watatswe. Nigeze kukivugaho ni umuntu twasubiza yego akeneye kubimenya. Amasazi atajya vi ruhande rwawe kandi ntiwitumye umeze neza, ufite ukabona biragutumuka hejuru y'uguherekeje, ukabona biraguherekeza. Buriya ni ikintu cyo kwitondera. Yego Imana iha umugisha rero umuntu wese abonye bino bintu. Icyari bukore ni ikintu gusenga, hamagara umushumba gufashe, saba kubohoka no kwibona no gusohoka muri bino bintu. Imana izakurengera ukire. Amen.